ijambo tugiye kwibukiranya ntabwo ndi kubwikunda kubwira abantu ngo tugiye kwiga oya ni ukwibukiranya. Tugiye kwibukiranya ijambo rifite umutwe uvuga ngo shaka ikimenyetso gifite agaciro. Abantu benshi bajya mu nkiko bakajya mu manza bagashaka ibimenyetso bitari iby'agaciro, bakirengagiza ikimenyetso gifite agaciro ko ari ikimenyetso gitangwa na Kristo. Haleluya. Ikimenyetso gitangwa na Kristo twaragisigiwe. Urwandiko rw'Abefeso igice cya 4 n'umurongo wa 30 haratubwira ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Haleluya. Amen. Kandi ntiduteze umwuka wera w'Imana agahinda wadushyiriweho kugeza ku munsi wo gucungurwa. Haleluya. Amen. Ikimenyetso mbasabira nanjye nisabira mu gihe gisa nk'iki ni umwuka wera w'Imana. Kandi umwuka wera w'Imana umufite bakagendana nawe bagakorana nawe niwo Kristo acisha ibisubizo byacu bikatugeraho. Niyo network yacu iduhuza n'Imana na Kristo. Haleluya. Ariko udafite uwo mwuka wera nta konegisiyo afitanye n'Imana. Ni wa wundi mwuka wera avuga ngo murabone ariko ntabwo muri mwese, muhawe umugisha ariko ntabwo muri mwese. Hari nk'abafite ubugingo abandi ntibabufite kubera yuko nta kimenyetso ikigaragaza umwana w'Imana ni umwuka wera. Twashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Igihe uwamaze kumwemerera akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe yamaze kubatizwa arasezerana na Kristo, yemerera Imana na mwana na mwuka wera yuko agiye kumukurikira, haba mu byago, haba mu ntambara, haba mu gutotezwa, haba mu kaga, haba imvura yaguye yaba itaguye, yaba yariye yaba atariye, yaba yambaye yaba atambaye. Ariko abagenzi baribagiwe. Abagenzi tumaze kwibagirwa ibyo twavuganye n'Imana, kandi kiriya gihe Imana yaraduhaye ikimenyetso kitwibutsa umunsi wo gucungurwa kwacu, kitwibutsa urupfu twari dukwiriye gupfa hanyuma Kristo akarupfa. Bene data ko twibagiwe, twamaze kugera aho umwanzi atarasa imyambi. Ese twamaze kugera aho twishoboye ko twamaze gutera Imana umugongo? Yesu natugira neza. Amen. Niyongera tugarukeho kandi tugarura ibenge by'ambere, kuko hari abagenzi benshi bari bazi ko bari kugenda mu nzira bajya i Siyoni, ariko bageze mu nzira bararambirwa basubira inyuma. Bamwe basubira inyuma bagaragara neza ko basubiye inyuma, abandi nta nubwo banabizi, baravuga ngo ariko baracyari abagenzi. Kandi imirimo yabo n'imbuto zabo ziragaragara neza yuko batari abagenzi. Yesu natugira neza. Amen. Ntabwo dukwiye twebwe kwimenya ubwacu ko twakijijwe. Reka abandi bantu baturebe mu byo dukora n'ibyo tuvuga, imyambarire yacu, imigendere yacu, imivugire yacu, abari bo bavuga ko tukijijwe. Haleluya. Amen. Hari igihe nigeze kugeraho, iyi mpanga yanjye yirabizi n'indi mpanga nasize pfiriya yitwa Gatora na Siyeri, aho twanyuraga bakavuga ngo ngabo baragiye. Ejo mu ndesuye barongera baravuga ngo aha ngo za mpanga zongeye zashe, ngo ariko ngo harabura mwimwe. Kugiye twari dufite kwizera, ariko uko kwizera sinzi ahantu kwagiye. Nari mfite gahunda yo kuvuga ngo nari mfite kuzafata biriya bivuzo nkabitera bikamera, kuko numvaga mfite kwizera kurengeje gushobora guhindura ibitari biriho bigahinduka ibiriho. Ariko amina, n'ubu ngo budacyamara maze ndashaka gukuramo ya rotasi, cya kirarane,
kubera yuko ntabwo nari nagera aho nshaka kugera. Haleluya. Amen. Pawulo aravuga ngo ndamaranira gusingira icyo Kristo yaneguriye. Haleluya. Amen. Hari igihe tujya twifuza kureba kuri ya ntebe y'Imana, hari igihe tujya twifuza kureba bya byiza tuzabona, ariko tugacika intege mu nzira. Kuki dushaka ibyiza, dushaka kurya nyamara tutakoze? Hari umuntu ujya gusarura watahinze, urahinga ugashyiramo imbuto, hanyuma Kristo nawe akazivomerera akazuhira. Ariko bagenzi muri ino minsi twebwe turashaka kwirwanira. Yesu natubwire neza Amen. ngo niduteze umwuka wera agahinda wadushyiriweho. Bene data bavandimwe, iyi nzira twajemo twayizanyemo, ariko ibyo twayumviyemo nibyo bizadushinja ku munsi w'urubanza. Twaje twigeza turasezerana, ariko dutejeje umwuka wera agahinda. Bamwe umwuka wera yamaze kubahunga, kubera ko umwuka wera w'Imana uwo yamaze kugeramo aroroha, ariyoroshya, aca bugufi, ntabwo aterwa ubwoba n'ibihagezemo, ahubwo ahora afite ibyiringiro, afite ibihumurizwa biva kuri Kristo. Haleluya. Amen. Ariko abagenzi muri ino minsi amasezerano yabaye amasezerano, ariko njyewe nta kintu ujya nshije Imana. Siya nyibwira ngo kuki utasohoreje, ijya kubimbwira se twari turi kumwe, narabwiye ngo nimbwire ibi, ibyo birayireba. Nta nubwo nagenda mvuga ngo mfite icyifuzo cyo kuvuga ngo Mana rero ngo umuryango ntiwuzi se. Kristo aturanye intumwa yarababwiye ngo mugire mute, musiga byose, musiga imiryango, musiga abavandimwe, musiga imirimo, n'ibirumba izi kwizantunga. Haleluya. Ntabwo itunga inyoni. Ibimonyo se ntabwo mu gihe cy'impeshyi ntabwo biba biri guhunika, ntabwo bijya bikarya. Ariko abantu we ngo twapfuye, nimupfa ariko gare ryawe. Cyo usabwa ni ugukiranuka, utunganira Imana buri munsi, hanyuma ibindi yakubwiye izabikora nk'uko yabikubwiye. Ariko bene da, kubera iki kwizera tukubuze? Kubera iki kwizera tukubuze? Kubera iki abantu benshi bagamburujwe n'amasezerano kandi nta ruhare babigizemo ngo bayahabwe? Abafite abagabo bararira, abafite abagore turarira, abafite abana turarira, abafite ba se bararira, abafite ba nyina bararira, abafite ba nyirabukwe bararira, n'abatabafite bararira. Ese aheza ni hehe? Ni ukwishingikiriza muri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe mugabo w'abapfakazi, niwe gisubizo cy'ibibazo byose. Ariko si kubera iki mubuze ibisubizo kandi Kristo ahari? Ngo jyewe ngo ndi imfubyi, ngo ntawe naganyira, ngo ntawe nagisha inama. Ese Kristo umurengezi wawe yarapfuye? Ese ukuboko kw'Imana ntabwo kugikora? Ese uko yari mbere n'uyu munsi si ko akiri? Ese uko yabanaga n'abatubanje n'uyu munsi ntabwo akibana n'abandi? Ikibazo ni bande? Ni twebwe. Twebwe mu gukurikira Kristo ni nka rya jambo Kristo yabwiye abantu ngo yewe ngo nimubahereze imitima mwibasezerera ngo bagende, nimubahereze imitima n'amafi birire bagende. Kuki abantu bakurikiye Kristo bazi yuko ari imitima n'amafi bazabona? Kuki abantu bakurikiye Kristo bazi neza yuko ari umunezero bazabona? Ku Mana kuri Kristo biranagana, ariko ntabwo gupfa kubifata. Ntabwo ari ugupfa kubifata, ndetse biri hafi. Iyo ufite kwizera ubibona nk'ibiri hafi, ariko kubigeragera biragoye. Nicyo gituma Kristo yabwiye abantu, arababwira ati yemwe, arabihishura arababwira ati yemwe, icyabaye si ukumva ijambo ryanjye, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga, ni ya mafi mwariye. Ngo ariko igihe kiranditse kirasohoye, ubwo jyewe
uzabatangirwa ku musaraba, uzababambirwa, ni jyewe uzabahaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Ijambo ni jyewe uzabahaza, ni Kristo uzabahaza. Haleluya. Niwe uzahaza ibyifuzo byabo, niwe uzahaza kwifuza kwacu. Haleluya. Kubera ko Kristo niwe gisubizo, niwe bisubizo by'ibibazo byacu. Ibyo tubona ko byatuyobeye, ibyo tubona ko byaducanze, niwe utubereye igisubizo. Haleluya. Amen. Bene data bavandimwe, dukure amaso yacu n'amarangamutima yacu kuri hahandi twizeye ibisubizo. Twimuke, nitumara kwimuka tujye kuri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko Kristo Yesu uko ari mbere na mbere n'umunsi ni kwakira. Haleluya. Ngo kandi ntiduteze umwuka wera agahinda. Bene data bavandimwe, iyo dusubiye inyuma, umwuka wera tumutera agahinda, tuba twamuteye umugongo. Kandi umwuka wera ntabwo agifatira nka kwa kundi yafashe Sawuli, ahubwo umwuka wera kureka ukishyira ukizana, kubera ko turi mu buntu. Ijambo ubuntu njya ndikurura nkarigenzura, nkibaza ubuntu, ikintu cy'ubuntu. Hari aho bigize guhereza imfashanyo y'ibyo kurya kubera ko ari iby'ubuntu. Yagendaga agurisha uko ashaka mu kabari, ibintu byose kubera ko ari iby'ubuntu. Aka gakiza impamvu tugakereza ni uko tuza nta kintu tuzanye, tukagenda uyu munsi tukabivangavanga, tukagera za Irodobari tukabayo, tukigaragura, tukongera tukaza, kubera ko ari ubuntu. Ariko ari ikiguzi twabifata neza. Haleluya. Yesu natugire neza. Iyo waguze umwenda wawe waguhenze ntabwo wicaza aho ubonye hose. Ariko agakiza twahawe na Kristo kubera ubuntu, turagenda twahura n'abasinzi tugahinduka nkabo, twahura n'abanyamagambo tugahinduka nkabo, tugateza umwuka wera agahinda twashyiriyeho kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu. Umunsi wo gucungurwa kwacu ni wa munsi w'ikirori, ni wa munsi impanda y'Uwiteka izaba ivuze, ni hahandi impanda izavugira mu birere byose bine abazaba bakiriho. Uriya mwuka niwe uzumvirega, niwe uzumva, niwe uzakangura wa muntu, kubera yuko niyo twashyiriweho. Buriya Imana ikimara kurema umuntu yamuhumekeye mu mwuka, ariko abandi babandi bamwizeye yabahumekeye muri mwuka w'ubugingo. Haleluya. Uwo mwuka w'ubugingo ntabwo ariko abantu bose bawufite. Twese dufite umwuka turahumeka, ariko hariho itandukaniro, kuko twemeye amaraso ya Kristo, twemeye gucungurwa, twemeye kuvuka ubwa kabiri. Yesu uratugereza. Bene data bavandimwe, iki gihe dusohoyemo mureke tube maso, dusabe ikimenyetso cya mwuka wera. Mwuka wera azadushoboze turwane intambara kandi dutsinde. Pawulo aravuga ngo narwanye intambara nziza, narenze ibyo kwizera, kigeretse kuri ibyo mbikikamba ry'ubugingo, ngo icy'Imana yasezeranije abayikunda bose. Haleluya. Amen. Yo baramubwira inshuti ze, ziramubwira ngo ariko urarwaye. Yo barafata ariko nubwo urwaye, ni umubiri urwaye ariko ubugingo ni buzima. Haleluya. Erega ntabwo ibigeragezo bizabura, ariko dukwiye kurinda ubugingo bwacu, ubugingo bwacu bukaba buzima. Haleluya. Buriya rero muri ino misi hari ibintu nsigaye ntekereza, ese abantu batuye kwera ngo gutinda ku muryango, uwo nashatsemo, uwo navutsemo, ese murashaka kuba mwenyine? Hari umuntu wabuze ubwenge yigize gusenga, akasenga ngo ariko bana umugabo wanjye arandemerera, ngo umugabo wanjye ni ikibazo. Iravuga ati mwana wanjye humura, ngo ndaje mutabare. Yaramutabaye pe, igishyitsi irakimbura ndetse yanagitwika. Tujye twirinda gusenga tukaba nabi. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo dusabire abanzi bacu ntitubavume, tubagaruzi neza y'urukundo, kubera twebwe hari icyo twahishuriwe, ngo kandi umwanzi wawe nasonze umuhereza icyarya, nta kintu nyuma umuhereza icyo kunywa. Yesu uratugereza. Icyampa uyu mugoroba buri muntu wese
akongera agatekereza, ese ikimenyetso cya mwuka wera twasigiwe na Kristo kiracyari muri jyewe? Umuntu ikimenyetso cya mwuka wera kirimwe iyo aguye mu cyaha mu gicumuro, yumva ijwi ririmo ko bari mubwira ngo mwana wanjye aguye mu gicumuro, niba uvuze nabi aha ngaha urakosheje uguye mu cyaha, ugahita wihana ukongera ukagira n'agahinda k'icyo gicumuro uguyemo. Ariko mu gihe utazaba wumva icyo kintu kigukomanga, uzamenye ko umwuka wera yamaze kuguhunga, yabonye kuyoborwa n'umubiri arigendera, arakubwira ngo genda wiyobore nyine, kubera ko ntabwo wemeye kuyoborwa nawe. Yesu natubwiye neza, buri wese wongera asaba ikimenyetso agenzure, yirebe neza niba umwuka wera akimuyobora, arebe neza, kuko Kristo yenda kuza gucyura itorero, kuko ibyago n'amakuba bije, akarengane kaje kandi kamanukiye buri muntu wese. Haleluya. Kandi uzakageramo cyane ni wa wundi witiriwe izina ry'Imana, kubera yuko hari igikombe bagiye kumuhereza kunyweraho kitamukwiriye. Aho rero turasabwa izindi mbaraga. Haleluya. Turasabwa kuba twarimutse, twaramaze kwishakira ubwihisho. Ariko abantu we bari kwihisha mu buryo butandukanye. Bamwe bari kwihisha mu mitaka iva, abandi bakihisha mu mashitingi yamaze gusaza. Ariko dusaba ihema ry'Imana. Haleluya. Nize ridutwikire, riduhishe kariya kaga, riduhishe biriya bikomeye byose bigiye kuza, kandi binatugeraho bizasange twambaye imbaraga. Haleluya. Bizasange dufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, tuvuye ngo ariko uko byamera rwose turi abakristo, kandi tuzahora turi abakristo. Haleluya. Nubwo intambara zaza, nubwo imigezi yaba myinshi, nubwo isuri yaba nyinshi, tumere nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Ko imivu yishe ikubitaho ariko ntabwo ikinyeganyega, kubera ko yubatse ku rutare, kandi urwo rutare ni Kristo. Haleluya. Data wa twese, Mana yacu bwite, umurengezi umutabazi w'ubugingo bwacu, iri ryari ijambo ryawe wandikishije riherekeze Kristo ubwoko bwawe Data, ribashe kwera imbuto zikwiriye, kandi usobanurire buri muntu wese ukurikije uko umushaka n'uko umubona. Data wa twese rero twubake bundi bushyashya, kandi nutwubaka turaba twubakitse. Data dushyireho uruzitiro rwawe, uruzitiro rwa mwuka wera, kugira ngo Data wa twese rujye ruhora rutwibutsa iby'uru rugendo rwa nonaha, Mwami rudukumbuze kuzabana nawe mu bwami bwawe. Ganza rero komeza kuba natwe umwanya wose uri imbere, tuzaye tukwizeye mu butware bwa Yesu. Urakoze.